Ndabasuhuje mwe mwese mwagize amahirwe yo kuntega amatwi. Ni Igiraneza Maxime Silver. Iyo bavuze urubuga abenshi bumva nkoranyambaga, rwa rundi noherezerezwa cyangwa se nanjye nkohereza ibidafite umumaro, ibyo nzi n'ibyo ntazi, ibifite ubuziranenge n'ibitabufite, byose ku rubuga nkoranyambaga ndabibona muri telefone yanjye nka SMS cyangwa se nanjye nkabyohereza mbivanye kuri telefone yanjye nkabyoherereza abandi bantu bitewe n'icyo ngamije. Ariko si ibyo naje kubabwira, icyo naje kubabwira ni urubuga rwaje rusobanutse, rukoreshwa n'abasobanutse cyane cyane urubyiruko, urubuga rutanga ubuzima, urubuga rudufasha kumenya byinshi bitandukanye bijyanye natwe, urubuga rufite intego eshatu z'ingenzi zigamije kuvugurura imikorere, kwigisha cyangwa se kungura ubumenyi abantu no kwegereza serivisi abo zigenewe. Nyivuga ibi ngibi hari umuntu wese wibaza ati se ko ari urubuga rwakwegereza serivisi abo zigenewe? Ese koko rwaba ari nk'imodoka ku buryo rwatwara umuntu ahantu yaba afite ikibazo ngo abe yagikemurirwa? Kamusubize. Iyo bavuze kwegereza serivisi abo zigenewe ni ukumenya ese koko ninde ukwiye gukorerwa iki kintu, ese akwiye kugikorerwa mu buhe buryo, ese namufasha nte, ese we yabasha kumbaza ikibazo afite mu buhe buryo. Ndaguha urugero, hari urubyiruko rwinshi rutinya kujya kwivuza ibibazo byinshi bitandukanye kwa muganga kuko ruzi neza yuko umuganga uri gukora muri serivisi aziranye n'iwabo cyangwa se bajya bahurira muri karitsiye baturanye. Ibi ngibi Cyber Rwanda yarabikemuye, aho ubasha kumenya ese koko ni iki nabariza ku rubuga, ni ikihe kibazo mfite kandi ukabona igisubizo cyizewe. Ese bavugurura imikorere gute? Nacyo ni ikibazo umuntu yibaza, nawe kamusubize. Kuvugurura imikorere kuri Cyber Rwanda ni kwa gufata ibyo bintu byose bitagendaga neza mu mikorere muri za serivisi batangaga, bakabasha serivisi buri imwe kuyitanga mu gihe cyayo kandi ku muntu yagenewe. Niba ari umuntu uje afite ikibazo cyo kwivuza mu myanya y'ibanga, uwo muntu akakirwa neza nk'umuntu uje kwivuza malariya, kandi uje kwivuza malariya ntamenye neza se koko wa muntu yari aje kwivuza iki. Kwigisha abantu. Cyber Rwanda ifasha abantu benshi, aho itoza abantu ese ni gute navuga mu ruhame, ni gute nakora inshingano zanjye kandi nkazinoza, ni gute nakwiga se nakwibeshaho ne mu gihe kizaza. Ndakeka hariho abasobanukiwe. Muri make nizo ngingo Cyber Rwanda yibandaho. Hari undi muntu uhise uterera urutoki hejuru inyuma namubonye, aribaza ati watubwiye Cyber Rwanda ibyigizwe nayo twabyumvise, aha ku bundi turacyafite urujijo. Cyber Rwanda ubundi yo ubwayo ni iki? Nawe ni muntize amatwi musubize. Cyber Rwanda ni urubuga rwashyiriweho urubyiruko rugamije kubafasha kwishimisha, rugamije kubafasha kumenya bimwe muri byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se ubuzima bwabo, haba ku ngimbi no ku bangavu. Cyane cyane ni urubyiruko rw'u Rwanda kuko ni Cyber Rwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rwashyiriyeho urwo rubuga, cyane cyane ruri no mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ubasha kurujyaho ukamenya byinshi bitandukanye. Ni application mbega muri make. Ushobora no kujya kuri website ya www cyangwa se wa eshatu akadomo Cyber Rwanda
.org, naho ubasha kurukoresha neza muri telefone yawe yaba iya Android cyangwa se iPhone, ukabasha gukoresha urubuga rwa Cyber Rwanda nk'usanzwe ufite application ya Cyber Rwanda muri tablet zayo yitanga mu bigo by'amashuri twigaho. Wabaye ufite ikigo cy'amashuri kiriho tablet za Cyber Rwanda, wabasha kujya kuri www.cyberrwanda.org ukabasha kuyikurikirana. Undi ati ese koko ni gute umuntu yajya kuri Cyber Rwanda akabasha kwishimishirizaho, byagenda gute? Cyber Rwanda ifite ibice byinshi bitandukanye, harimo igice bita inkuru, gura na menya. Nibyo bice bitatu by'ingenzi bigize Cyber Rwanda. Kugira tubyumve neza ubitandukanye na za ngingo eshatu. Ingingo nzikwibutse ni ukwegereza serivisi abo zigenewe, iya mbere. Iya kabiri ni ukungura ubumenyi abantu cyangwa kwigisha abantu. Iya gatatu ni ukuvugurura imikorere. Hano ahangaha rero mu bice bigize Cyber Rwanda ari urwo rubuga, harimo igice bita inkuru n'igice bita gura, igice cya gatatu bacyita menya. Aha ku nkuru niho ubasha kwishimishiriza. Hariho igihe bashakaga kugira ngo bagabanye akajagari k'ibisubizo cyangwa se k'ibintu urubyiruko rw'u Rwanda rubwirwa biterekeranye n'imyaka yabo. Babasha kudukorera inkuru nyinshi zitandukanye zishushanyije, zitwereka ese koko imihindagurikire y'ubuzima bwacu igenda ite, ese ni iki tubaho iyo tugeze mu gihe kingana gutya, mu gihe cy'imyaka renji runaka ni iki kitubaho, ese ibi niyo bimbayeho nabyitwara mone. Ibyo ngibyo byose tubisanga mu nkuru zikubiye muri Cyber Rwanda. Nubasha kuyijyaho uzabibona byinshi bitandukanye, ibyo utazabona uzasobanukirwa nicyo tubereyeho. Undi ati ni gute umuntu yagurira ikintu kuri Cyber Rwanda? Ese ko watubwiye ko ari urubuga, Cyber Rwanda ni isoko? Oya, Cyber Rwanda ntabwo ari isoko, ahubwo Cyber Rwanda ihuriza hamwe icyo nakita amasoko y'imiti menshi cyane, kuko ari ukubungabunga ubuzima bw'umwana. Cyane cyane twibanda ku miti ifasha umwana cyangwa se ku bikoresho bifasha umwana kuzagira ubuzima bwiza. Hano ahangaha ubasha kujya kuri cya gice nakubwiye bitagura, kimwe mu bigize Cyber Rwanda, ugahitamo hamwe mu hantu uherereye. Wahitamo ahantu uherereye bakakuyobora ukajya hafi farumasi ubona ikwegereye kandi iri hafi, ukabasha gukora komande. Noneho iyo umaze gukora komande ya bya bintu, wowe ujya kuri farumasi ukabereka SMS bakoresheje kuri telefone yawe, uko hariho bagusaba gushyiramo nimero yawe ya telefone. Ukajya kuri farumasi ubereka nimero ya telefone, nta kindi kintu uvugana n'umuntu ukora muri farumasi usibye kuguhereza ibintu yagupfunyikiye, ugasohoka nta muntu umenye ikintu waba waguze. Nibyo Cyber Rwanda idufasha cyane. Undi ati ese umuntu yamenya gute kuri Cyber Rwanda? Kamusubize. Kumenya kuri Cyber Rwanda umuntu amenya mu buryo bwinshi butandukanye bitewe n'icyo yifuza kumenya. Hano ahangaha kuri Cyber Rwanda umuntu abasha kujyaho akajya ku gice bita menya, akandika ikibazo afite akakibonera igisubizo. Hano ahangaha hari ibisubizo byinshi bitandukanye biri mu buzima busanzwe bw'ingimbi n'abangavu, bufasha kugira ngo bamenye ese koko imihindagurikire y'ubuzima bwanjye iteye ite, ikora ite, ni iki nakora mu gihe meze gutya. Mbega uhasanga ibisubizo byizewe kandi bifite ubuziranenge, kuko Cyber Rwanda ifatanye n'abaterankunga benshi bakomeye, harimo University of Rwanda, Minisiteri y'Uburezi na Minisiteri y'Ubuzima, ndetse n'abandi bantu batandukanye, Y-Labs, ni benshi. Ariko icyo nakubwira cyo, Cyber Rwanda yaje ari igisubizo ku rubyiruko, ingimbi n'abangavu tutari dufite amakuru ahagije ku buzima bwacu.
ibyo ushaka kumenya kuri Cyber Rwanda tuzabigufashamo. Ni byinshi nakubwira kuri Cyber Rwanda, ngiye kuyikubwira navuga byinshi birambiranye byamara iminsi miremire, ariko wowe icyo ubasha gukora urabisanga, byinshi ushaka kumenya urabisanga ku rubuga rwa Cyber Rwanda. Murakoze kuba mwanije amatwi, ndacyari wa wundi nigira neza Maxime Sullivan. Inyunganize cyangwa se igitekerezo watwungura, waza twandikira ku rubuga rwa Cyber Rwanda, n'ubundi ukajya ku gace bita advice cyangwa se inama